yakuye igihugu kure akigeza ahantu hakomeye n'ibyishimo ku banyarwanda muri rusange kubera ko ibyo twagezeho ni byinshi kandi ibikorwa byabyo birivugira. Mu by'ukuri yahaye abagore ijambo, yatumye abanyarwandakazi twigirira icyizere, turatinyuka dukora ibintu abagabo nabo bakora. Abantu bari muri business yadufunguriye imiryango myinshi. Ikindi navuga kandi yashize u Rwanda kuri map. Mu by'ukuri kera wajyaga ujya mu mahanga, abanyamahanga bakubaza ati uturuka he, ukumva ufite n'isoni zo kuvuga ko uri umunyarwanda kubera benshi ntabwo babaga bazi u Rwanda. Kuri ubu umuntu atanakubaza uri proud yo kuvuga ko uri umunyarwanda kubera u Rwanda aho rugeze. Abanyamahanga baruzi neza, baruzi nk'igihugu gifite umutekano, igihugu gifite isuku muri Afrika hose, kandi ni ibintu byananiye ibihugu byinshi muri Afrika. So ni ibintu byo kwishimira, turishimye cyane kabisa. Kandi iriya tariki iradutsindiye, tuzamutora 100% kubera ko arabikwiye kandi urebye nitwe tumukeneye cyane mu by'ukuri.